Uyu munsi ngiye kubasonera filime y'Amerika yasohotse mu 2011 yitwa Final Destination igice cya 5. Murakaza neza kugasobanura Samari. Dutangira na Bisagara ku kiraro. Aho kanyine bitujomba Sami mu kigisebe atangira kumva ibintu atazi gusa bagenzi be batari kumva. Sami akiri kwibaza ibintu biri kumubaho, imbere cyero cyahise gitangira gusaduka. Sami n'ubwa bwinshi atafata ukuboko sheriwe Mori barasohoka. Bakimara gusohoka, Peter nahise azabakurikiye. Sagize nzabona sheriwe kandi sagaze hakurya y'ikiraro ari gusaba ubufasha. Kwano yaragaze yari yagiye kuri duka. Peter yahise atangira gushaka inzira yamugeza kuri sheriwe, gusa bitunguranye kandi Sano yaragaze harariduka maze aragenda hejuru y'igisongo gihita kimwica ako kanya. Sami yahise afata inshuti ye Peter ngo bahunge. Isaac nawe wari muri toilette avuyemo asanga Bisa ari usigayemo wenyine ahita amanukana nayo iramwica. Sami arimo yirukankana na Mori yageze imbere asanga ikiraro kiri gucikamo kabiri. Sami adatinze ahitambutsa sheriwe gusa agiye kwambuka yumva ijwi rya Olivia riri gutabaza ahita asubira inyuma ajya gukiza Olivia wari wabuze rinete ze. Sami yahise afata Olivia ajya kumufasha nayo kwambuka ikiraro. Olivia utari uri kureba neza agezemo hagati ikiraro gihita gitangira kunyeganyega bituma Olivia agwa mu mazi ubwo amahirwe make imodoka nayo imusangamo ihita imwica ako kanya. Ku rundi ruhande batwerekana Nathan wahungaga kubitwa n'urusinga rugahita rumwica maze manager yaburaga gato nayo ngo ahubuke Godo iramutwika bituma ahubuka mpaka apfuye. Peter na Sam nabaho bari bagaze hatangiye kuriduka basimbukira ku kiraro cyo hakurya gusa kubwa amahirwe make umuyaga gutangira kunyeganyeza ikiraro bariho bituma imodoka ari ikore ibyuma n'amabati bire kura bikica Peter maze nibatiri itariza camo Sam kabiri bahita badusubiza muri bisi duhita tumenya ko ibintu byose tumaze kubona Sam yarimo abyerewe. Aho kanya bisi yahise yagara intebe ijomba Sam nkuko yabonye mwiyerekwa. Televiziyo na radio nabyo bitangira kwihindura neza nkuko Sam yayibonye. Sam yahise abura abagenzi barangije afata ukuboko sheriwe barasohoka. Agisohoka ko ageze hanze atangiye kubona ibintu byose yabonye mwiyerekwa biri imbere ye. Inshuti ze nyinshi nazo zahise zizazamo kuri ngo zimusubize mu modoka gusa zose zikigera hanze zumva umuyaga mwinshi uri gutigisa ikiraro bituma ikiraro gihita gitangira gusado. Bose batajuraje bahise batangira gukurikira Sam maze baragenda bahungira ku gice kimwe cy'ikiraro ikindi gihita kigwa mu mazi cyica abari bagisigayeho bose. Twihuse Sam yahise ajya kuri polisi ajya kubazwa uburyo yamenye ko ikiraro kirasadukamo kabiri gusa Sam abwira Afande ko yagize yerekwa ko nta bundi busobanuro afite. Ako kanya yahise yinjira ungirije Afande arangije amubwira ko ikiraro cyubatswe nabi ko ibyaha byose byatewe n'umuyaga. Afande arangije kura Sam gusa amubwira ko atamwizeye ko azakomeza kumucungisha ijisho. Ku munsi ukurikira batwereka abakozi bose baje gushyingura abagenzi babo. Peter n'abagenzi bahita batangira kubaza Sam uburyo yamenye ko ikiraro kirasadukamo kabiri gusa nabo babwira ko nta busobanuro bifitiye. Nyuma yo gushyingura Sam na Peter bawe n'umugabo batazi umugaranya arahindukira babwira ko urupfu rudakunda abantu rwitambira. Arangije arongera ahindukira avugiriza arigendera. Sam na Peter basigaye babyibazaho gusa nabo ntibabitindaho. Kuri uwo mugoroba batwereka kandi Sanga kujya muri gym abwira Peter ko atameze neza gusa Peter kuko azi ko amarushanwa ya sheriwe yegereje ahita atangira kumutera imbaraga amubwira ko agomba kwitoza bwa nyuma. Kandi akimara kumva amagambo ya sheriwe yahise yinjira muri gym arangije aragenda abwira coach we ko muri gym hashyushye cyane amusaba ko bacana za air condition. Umutekinisiye yahise acana za air condition gusa ntiyamenya ko zifite ikibazo kandi nawe agiye gutangira imyitozo yumva umuyaga udasanzwe gusa ntiyabitindaho yikomereza imyitozo. Nyuma y'akanya batwika iburo riva kuri air condition rikagwanu kandi arimo yitoreza kubwo amahirwe kandi arangiza imyitozo yatari kandagiyeho gusa atangira kwerekeza mu nzira y'umu rusinga rwari mu mazi yavaga muri air condition. Inshuti ya kandi yahise imuhagarika mu isume ngo yanagure ibyuya amaze ko yanagura ibyuya yajugunye imbere yikandagiraho gusa ntiyamenye ko isume imukijije urupfu rw'amashanyarazi. Kandi yahise yurura bare ikomereza imyitozo ye. Gusa nyuma y'akanya umwe mu bakobwa aza gukandagira kuri rya buro maze umukobwa aragenda guhira ifu nayo irazihuma kandi mu maso bituma kandi agwa nabi bimuviramo gupfa. Peter n'agahinda kenshi atangira kwicuza icyatumye yateza sheriwe kujya muri gym maze inshuti ye Sam ziramuhumuriza. Sam arangije abona na cya kigabo bahuriye ku irimbi gusa arebye hirya yongeye guhindukira ahita akibura. Ku munsi ukurikira batwereka Peter gusanya inzoga n'abagenzi bagira ngo yibagize urupfu rwa sheriwe. Barangije batwereka na Isaac ari ku meza y'abagenzi bapfuye arimo ashakisha ibintu byo kwiba. Muri ako kanya Isaac yahise abona itike yo kujya kwikoresha massage. Isaac n'amatsiko menshi atajya kuri adresi gusa tungurwa no gusanga umukecuru uri kumukorera massage. Nyuma massage tweka Isaac yamushyiraho inshinge zigabanya uburibwe. Umukecuru arangije amubuza kwinyeganyeza amubwira ko agiye gusohoka ko aragaruka nyuma y'iminota 30. Nyuma y'akanya umukecuru asohotse ibura ishyushye ryese rigwa ku isume ritangiza umuriro. Isaac agejeje gutabaza ntibamwumva nanjye guhaguruka yikubita hasi bituma arikorera ari ku gitanda imeneka hasi maze iragenda inyanyagira ahantu hose. Aho kanya telefone ya Isaac yahise itangira gusana maze vibration yayo isunika buje byegeranye ubwo amahirwe make bujigwa muri ariko yaramenetse hasi birangira Sam apfuye. Ku rundi ruhande batwereka Peter abwira abagenzi be ko Isaac amaze gupfa. Batinze bose bahita batse imodoka bajya kumureba bakigeraho Sam ahita abona cya kigabo gusa kuri ino nshuro aragikurikira akibaza niba kizi ibintu biri kubabaho. Umugabo adatinze se abasobanura ko bose bagombaga gupfira muri accident yo ku kiraro gusa ko bacitse urupfu nawe rwagarutse kubahiga kandi ko rugomba kubatwara umwe kuri umwe. Umugabo yahise anababwira ko uburyo bwonyine bwo kwirinda urupfu ari ukwica umuntu bityo umuntu agapfa mu kimbo cyawe nawe ukabaho imyaka uwo muntu yarashigaje kubaho. Nyuma y'aho umugabo yahise yigendera Peter n'ubwo bwinshi atangira kuvuga uburyo bose bagiye gupfa gusa amubwira ko mwerekwa yagize ko yabashije gukiza Mori ko atapfuye. Peter n'agahinda kenshi yahise ababazwa n'uburyo Sam yahangayikishijwe no gukiza Mori wenyine maze umujinya umurenze ahita yindukira arigendera gusa asiga abwiye Sam ko bose bagomba gupfa.
twihuse batwereka Olivia ari kumwe na dogiteri yagiye kwivuza amaso, gusa mbere yuko dogiteri atangira kumuvura abona dokima zituzuye ahita asohoka ajya gushaka dokima zibura. Dogiteri akimara gusohoka amazi yari mu gikombe yahise agwa muri purize, maze imashini yari icometse muri purize itangira gukora nabi bituma zitwika amaso ya Olivia utari ufite uburyo yihambura. Ako kanya Sam na Sherry bahise baza bumva urusaku rwa Olivia uri gutabaza, baratinze bose bahita birukanka ngo bajye kumufasha. Gusa bagifungura urugi bahura na Olivia wataye umutwe kubera uburibwe, ako kanya ahita anyiraca mu idirishya bw'amahirwe abanza umutwe nawe ibye biba birangiriye aho. Muri iryo joro Sam ari kumwe na Molly, Sam aranje avumbura ko abantu bose bari gupfa nk'uko bapfuye bakurikirana ku kiraro. Habanje hapfa kandi hakurikiraho Isaac, nyuma Olivia. Sam ako kanya ahita avumbura ko hagezweho Nathan. Ku rundi ruhande twirika Nathan ari mu kazi ari gutekereza gushyira mu bikorwa amagambo ya Mukarage. Muri ako kanya ahita atangira gusetinga ibyuma amagara umugabo bazirana mu kazi bita Roy. Nyuma y'akanya Sam na Roy bari gushwana, urwuma ruremereye rwadukanye Roy yarangije apfa mu kimbo cya Nathan. Nathan wasagarana igihe cya Roy. Inshuti za Nathan zahise zagerageza gusobanukirwa ibyo Nathan akoze. Sam nawe adatinze ahita ababwira ko yavumbuye ko bari gukurikirana nk'uko bapfiriye ku kiraro kandi ko bagomba gukurikiraho manager. Ako kanya manager yahise agera gusa bataragira icyo bamubwira yakirwa n'isipani iguruka, nawe ihita imwica ako kanya. Twihuse batwereka Sam na Molly bari gusangira nyuma y'akazi. Muri ako kanya Peter ahita aza kubavangira atangira kubabwira story y'uburyo yari washakisha umuntu wamupfira mu kimbo cye, gusa bikaba byamunaniye kwica. Peter yahise atangira gushinja Sam amakosa yose, ambwira ko yaba atari urukundo rwamugize nk'impumyi aba yarabashije gukiza bisi yose. Kubw'iyo mpamvu Peter yahise akuramo imbunda ayitunga Molly, avuga ko ntacyo Molly yarushaga abandi bapfiriye ku kiraro. Sam adatinze yahise amujugunya ameza ajya guhisha Molly. Gusa nyuma y'akanya Peter avumbura Sam, ariko agiye kumwica avumbura ko bose ari abagenzi ko ntacyo yaba yungutse. Peter yahise akubita Sam arasinzira, arangije aragenda agiye gufata Molly, Afande ahita aza aramwitambika birangira Peter yisha Afande. Molly yahise asaba Peter ko yamureka kuko yari amaze kubona igitambo, gusa Peter amubwira ko amubonye yica bityo ko yazamushinja mu rukiko. Mu gusibanganya ibimenyetso Peter yahise yataka Molly, ako kanya Sam nawe wari umaze kubyuka ahita ajonga umushito Peter uhita umwica ako kanya. Sam yahise asigara iminsi ya Peter n'Afande yose hamwe, arangije ahita afata Sherry we barigendera. Nyuma y'ibyumweru bibiri batwereka Sam na Molly batega indege ijya mu Bufaransa, maze Sam abona umusore bari gusohora mu ndege arimo avuga ko igiye guturika, gusa Sam ntiyabitindaho. Nyuma y'akanya indege yagurutse, Sam na Molly babonye indege itangira kwaka. Sam ahita yibuka amagambo y'umusore basohoye mu ndege ahita amenya ko urupfu rwabazi. Ako kanya indege yahise iturika yica abari bayirimo bose, maze Nathan wari uri mu kiro cy'umugabo yishe avumbura ko yari afite indwara y'ubwonko yari kumuhitana bidatinze. Nathan yahise amenya ko yishe umuntu utari ufite igihe cyo kubaho, gusa mu gihe nawe akiri kubitekerezaho moteri y'indege yaba Sam ihita izimugwa hejuru ihita imwica ako kanya.